Hello my friends, bantu mukurikirana Elade TV. Iyi ni YouTube channel yanjye aho mugenda mumenyeraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wahuza PayPal account yawe yakira amafaranga wafunguye kuri business. Ibi ngibi byo ngira ngo nagiye mbibabwira bimwe na bimwe. Hanyuma rero uko uyihuza na bank card yawe cyangwa se ikarita ya banki yawe. Hanyuma rero ni ibintu bitagoye, nta kintu ukora. Uraza hano muri main menu, ntabwo muri kuhareba, arangiza ukahakanda. Umaze kuhakanda rero uhita uza hano muri account settings. Umaze kuhakanda rero muri account setting, urahakanda ugategereza. Iyo umaze kuhakanda rero bahita bakuzana ahantu hameze gutya. Iyo ugeze ahantu hameze gutya rero we nta kindi kintu wirebera, uhita uza hano kuri money, banks and cards. Aho ngaho niho tugiye kwita tubonza tugakanda, ugategereza. Hanyuma rero iyo umaze kugera hano nyango urabona ubusiyo ebyiri. Ubusiyo ya mbere urabona ko ari iyi ya bank, link bank. Hanyuma hakaza indi ya link cards, ntabwo muri kuyireba hano. Ahangaha rero no tugiye gukora kuri link cards. Iyo urangije rero kuhakora nta kindi ukora, hano ushyiramo nimero z'ikarita yawe. Nimero z'ikarita yawe rero ahangaha niho ngira ngo ntinde. Aha nimero z'ikarita yawe urazibona, nimero ziba ari nyinshi, nubwo ntibuka umubare wazo, gusa ziba zigera muri 10 na hafi 12 zirenga cyangwa 15, umubare 15. Niyo uza ukandikamo. Iyo umaze kuyandikamo rero, ukimara kuyandikamo iyo karita yawe, niba ari Visa card, Master card, American Express, Discover, gusa hano mu Rwanda kenshi tuba twifitiye Visa card, uhita byiyandikamo. Iyo ukimara gutayipingamo imibare uhita byandikamo ko ari Visa card, ntabwo wirirwa uselegitinga ubwoko bw'iyo karita. Hanyuma rero ikindi kintu nshaka kwereka hano, nshaka kwereka expiration date. Ngo kuri expiration date nabyo biba biri ku ikarita yawe. Urabizi iyo baguhaye ikarita haba hariho n'igihe izatera garanti. Icyo gihe rero nicyo ushyiraho. Haba hariho, hakunze kuba rero hariho amezi, ukwezi ndetse n'umwaka. Nta kindi rero ukora, uhita wandika. Wenda n'urugero nk'iyo njye nari mfite yari buzarangire mu kwa kabiri 2026, ubwo rero wakandika 02 ukandika 2026, 2026, ubundi ugakomeza. Handi hantu rero hajya hagora abantu ni ahangaha kuri iyi security code. Iyi security code rero ni utubare tuba turi ku ikarita yawe inyuma. Iyo mfite Visa card ya Equity, utubare dutatu. Utubare dutatu rero tuba turi ku ikarita yawe ku gipande cy'inyuma, kwigaragaza uratubona. Iyo umaze kutwandikamo rero nta kintu ukora, uhita ukora kuri link hano ngira muri kuhareba, link cards. Hanyuma rero ngerageje kubasobanura. Iyo umaze kuhakora nta kindi kintu bagusaba, bakubaza niba nta kintu bakubaza kirenze, uretse ko bakubwira kwa updatinga cyangwa se gukonfaminga ikarita yawe. Rero ibyo byose ndagira ngo nkore video y'iminota mikeya, ibindi tuzagera tubikora ubutaha. Nshaka no kuzakora video hano ndi kuyikinga ikarita yindi, kuko PayPal yanjye yindi yo namaze kuyirenkinga na iyo card. Ciao. Uretse gukora subscribe kugira ngo tujye tubona mu byinshi bigiye bitandukanye. Bye.